uwabishe waba umuzi cyangwa nako ndi kubaza gusa ibyo byose uramuzi ujye barambwira umuntu wishe ababyeyi banjye twaraganiriye bihagije ariko njye ntabwo muzi sibyo ntabwo nzi umuntu wishe ababyeyi bawe ndakubwiye uburyo sinariyo yagenze urumva ariko icyo kumbwira ngo nkubwire ababyeyi umuntu wishe ababyeyi bawe kano kanya ntabwo muzi pe sibyo umuntu warashe akari kuri sasu bigatuma papa wakora agisida akagenderaho na mama wawe ntabwo muzi nakubwiye uburyo nahageze ariko muzi kumbaza ibindi birenze burya ntabyo nzi sibyo kandi iribagiye humura urumva ntabwo jyewe naje mu buzima bwawe kugira ngo mbwangize naje mu rwego rwo kugufasha kandi nagufashije urabizi kugeza n'ubu ndacyagufasha sinzanacika intege zo gufata inshingano z'umubyeyi kuri wowe ntabwo rero ubuze kugira kumvisha yuko hari uburyo naba nzi umuntu waba uri inyuma y'urupfu rw'ababyeyi bawe pe ntibajye nta munsi nta muntu asimoga none ujya mu nkuru iki ushobora kumbwira umuntu wishe ababyeyi bawe ariko siribagiza nakubwiye yuko nubwo ntari isuku maraso ndacyari papa wawe kandi umenye rugero ukunaniza ariko urubuta umwanya icyiza rero ni ukwakura iki kibazo mu nzira ntagikuramo nti ukwiye kurusha ko mubwiza kurenza uko naguhaye urashaka ubwiza ukwegura wazaga kumfata ahabereye impanuka wari gatumwa yarahuriranye rugero ushobora kuba uzi ko ndi umwana ntabwo ndi umwana iribagiwe ujya kure ntabwo ndi umwana ikindi kandi nshaka kukumenyesha nindamuka nibutse neza umuntu wakoze mu mbarutso akivugana ababyeyi banjye rugero ninsanga umuntu ufitanye isano cyangwa nawe ufite aho umuzi bisaba rugero iribagiwe kuko narababajwe urabizi neza narababajwe bihagije urabizi neza nababajwe bihagije rugero nako papa ndakuba ariko ntuzatume nkubahuka bakunzi ba filime inzira y'umusaraba ibintu bikomeje kuba byaryoha kuri iyi episode tugezeho noneho iyi episode ije ari agatangaza rero nimba tubashije kuba twagerana kuri uyu munota tukiri kumwe reba iryo jambo ryanditseho subscribe urikandeho nurangiza ujye muri comment utangemo ibitekerezo byawe by'uburyo uri kubonamo iyi filime inzira y'umusaraba nimba nta n'igitekerezo ufite ukande kuri ayo ma emoji y'umutima ushyiremo ama emoji y'umutima kugira ngo turebe ko twari turi kumwe n'abantu kuri uyu munota ubundi ngiye kuba nakubwira ibintu biraza kuba byaza muri ino filimi inzira y'umusaraba tugiye kuba twareba episode igiye kuba yaza ibintu bikomeje kuba byaba byiza rero dusize hano iribagiza arimo aganira na Rugema se ese uri Rugema wasubiza iki kuri aya magambo bari bamaze kuba bamubaza nimba ari se wa iribagiza koko se Rugema araza kuba yabyitwaramo ute turaza byose kuba twabirebera hamwe muri iyi episode tugiye kuba twareba kubera ko ibintu bitangiye kuba byaryoha cyane bikaba bigiye kuba bindi turaza no kureba no kuri Cyusa ndetse n'uriya mukobwa Isimbi se ibintu byabo bigeze hehe se iriya ndani ya Cyusa byose ugiye kuba wabisobanukirwa turaza kureba ndetse no kuri Kanyana ndetse n'uriya mukobwa
umushiki wa Cyusa Sylvie ndetse n'uriya musore Rurangirwa, ibintu byabo biraza kuba bimeze gute, byose tugiye kuba twabirebera hamwe hano muri ino filimi Inzira y'Umusaraba. We icyo usabwa ni ukukanda subscribe hano kuri ino channel, ugatanga n'ibitekerezo byawe by'uburyo uri kubonamo ibintu biri kugenda bigenda, kubera ko turaza kuba twababwiramo ibintu byinshi hano muri ino filimi Inzira y'Umusaraba bigiye kuba byaza, kubera ko ari ibintu byiza kandi twabashe kuba twabategurira. Ese uriya mukobwa Isimbi, abantu mwibazaga iki kibazo bti iriya nda Isimbi atwite ni iya Cyusa, byose ngiye kuba nabigusubiza. Rero iriya nda Isimbi atwite ntago ari iya Cyusa, ahubwo Isimbi yari yarashatse umugabo wamuteye inda, agezeyo asanga ni umukene, amaze gusanga ari umukene yigira inama yo kuba yagaruka hano kuba yabyarira iwabo, kugira ngo azabashe kuba yarera umwana we neza, abashe kuba yakura. Ariko iriya nda abantu bamare impungenge, bari bafite impungenge ngo ni iya Cyusa, nuko iriya nda atari iya Cyusa ahubwo ni iy'umugabo w'umukene tunaza kuba twabona muri ino filimi Inzira y'Umusaraba, wabashe kuba yatera inda uriya mukobwa Isimbi, akabasha kuba yanamutwara akamugira umugore. Niho Isimbi rero mwabonaga atagaragara muri ino filimi Inzira y'Umusaraba, yari yaragiye kuba yashaka uwo mugabo. Ariko Cyusa yabonye ko Isimbi ageze mu buzima bubi, ahita ahitamo kuba yayitirira Cyusa kugira ngo azabashe kuba yamugira umugore, kubera ko Isimbi adashaka ko Cyusa yabana na Iribagiza. Abantu twarebanye episode za mbere mwabashe kuba mwabibona, mubasha kuba mwasobanukirwa yuko uriya mukobwa Isimbi yashatse kuba yakihambira kuri Cyusa kera na mbere hose kugira ngo babashe kuba baryamana, ariko bararyamanye. Cyusa ntabwo yigeze amutera inda, ahubwo twamaze kuba twabonaho inda yabashe kuyava. Niyo mpamvu muri kubona Isimbi atangira kuba yabeshya ngo iriya nda ni iya Cyusa, nuko Cyusa azi ko ari umukire kandi ashaka ko yamufasha kuba yarera uriya mwana. Uri kumva ko Isimbi yakoresheje amayeri yose kugira ngo abashe kuba yakigarurira Cyusa, ariko byaranze. Ariko Cyusa twabonye ko iriya nda ashaka kuba yayemera, ariko bikaguma ari ibanga hagati ye we na Isimbi bonyine. Ese ibintu biraza kuba byamera gute? Byose tuba twabibagejejeho hano kuri 5 kuri ino channel. Mwabonye ko iyi channel ariyo y'ukuri ibagezaho ibintu by'ukuri. Hariho abantu benshi batangiye kuba batwitira bagatangira kuba bababeshya. Ibintu biraza muri filimi, muzajye mubanza mushishoze kuri ino channel, niyo ifite n'abasubscribers benshi babashiye kuba basobanukirwa. Uzajye rero ubanza urebe nimba ari iyi channel neza igiye kuba yakugezaho aya makuru, kugira ngo uzajye ubasha kuba wasobanukirwa batarinze bakubeshya, kubera ko twamaze kumenya ko hari abantu batwitirira benshi babasha kuba bababeshya, bigatuma filimi Inzira y'Umusaraba mutangira kuba mwayanga, mubarenganya cyangwa muvuga ati tuvuga ibintu bitari byo. Rero iyi channel niyo yizewe, murarikira kuba wakandaho subscribe kugira ngo uzajye ubasha kuba wasobanukirwa buri kintu cyose kigiye kuba cyaza muri ino filimi Inzira y'Umusaraba. Rero abahanga mwamaze kuba mwabimenya, mwamaze kuba mwashishoza, mukanda subscribe hano kuri ino channel, mutangaho n'ibitekerezo, mugakanda buri kintu kimwe cyose mubona gikenewe murayisharingana. Rero ni byiza cyane nimba nawe ubashe kuba wagera hano bwa mbere, nawe umaze kuba umwe mu bacu, umaze kuba umwe mu bamaze kuba basobanukirwa, urikoreho iryo jambo ryanditseho subscribe nimba uri kuribona, kugira ngo tuzajye tubasha kuba twabana. Ibundi filimi Inzira y'Umusaraba ibintu bikomeje kuba byaba ibindi, kubera ko hari ibintu byinshi nyine turi kugenda tubonamo kandi tutari twiteze. Abantu benshi batangiye kuba babibonamo bwa mbere. Rero Isimbi ibintu yatangiye ko yakora ntabwo ari ibintu byiza cyane, ariko twabonye ko hano hari abantu bagiye kuba barwanira umugabo uriya mukobwa Sylvie ndetse na Kanyana, kubera ko umuhungu Sylvie akunda ni musaza wa Iribagiza Rurangirwa, kandi Rurangirwa
twabonye ko n'uyu mukobwa Kanyana asigaye amukunda, yabashe kuba yatanga ubutumire bwe kugira ngo abashe kuba yabwiye nyina abasha kuba yamutumikira kuri muhungu Rurangirwa ngo azamubwire ko amukunda. Rero Kanyana yicaye ategereje igisubizo, ariko twamaze kubona ko Sylvie yamaze kuba yabona igisubizo. Uriya musore Rurangirwa arimo arikundanira na Sylvie. Ese Kanyana araza kuba yabyifatamo ute? Byose uzabimenya, uzasobanukirwa. Icya mbere ni uko ubasha kuba wadukurikira, ukabasha kuba wamenya buri kimwe kigiye kuba cyavugirwa hano, ukabasha kuba wagifata, kubera ko hano tuhatanga n'ubutumwa bukomeye cyane, ariko kubera umwanya mutoya dufite ntago ubutumwa uyu munsi twabashije kuba twabuvuga, kubera ko bwari bwiza kandi buba bwizewe. Nimba nawe ubasha kuba wasobanukirwa, ntukabashe ucikwa kuri ino channel. Ibiganiro tugenda tukugezaho biraza kuba byakurikira muri filime Inzira y'Umusaraba. Reka ikiganiro cyacu tukigire kigufiya kugira ngo tubashe kuba twabategurira episode igiye kuba yaza, uburyo iraza kuba imeze biraba ari ibintu byiza cyane, uburyohe gusa.